ni inkuru ibabaje ndetse ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru navuga ko ari inkuru mbi rwose mu buryo bugaragara kuri Bruce Melody. Si kuri Bruce Melody gusa, Bruce Melody byibuze we afite n'uruhare yikinamo, byibuze bimuha inyungu kuri iyi nkuru, ariko umugore we Catherine, umugore w'abana barimo Brita ndetse abana ba Bruce Melody, afiteho inkuru ibabaje cyane ndetse ni inkuru tutari tuzi. Ni inkuru nanjye menye ndavuga nti ese ibintu bitangariza abantu kuri Mega TV Rwanda cyangwa mbyihorere, ariko amakuru yagiye hanze abagomba guherezwa mwebwe kugira ngo mumenye ibijya mbere. Umugore wa Bruce Melody ntago mwari muzi ko afite uburwayi buhambaye. Umugore wa Bruce Melody Catherine ntago mwari muzi ko afite indwara, izi ndwara nyine zica umuntu, izo bita karande, sinzi niba bazita karande, izi ndwara nyine zihita ziza zikarangiriza umuntu icyarimwe, ya ndwara idakira. Yego, ya ndwara idakira niyo ndwara uyu mugore wa Bruce Melody arwaye ubu tuvugana. Ndetse uwitwa Bruce Melody abantu bakomeje kugenda bamuvuga nabi ndetse bamwangisha abantu ku buryo bugaragara. Iyi nkuru iraza kugaruka uko Bruce Melody yakiriye ubu burwayi bw'uyu mugore, ariko mu buryo navuga ko no buryo bubi, no buryo butari bwiza, binababaje cyane. Ndetse turaza kugaruka kuwitwa Dekati ni umwe mu bantu bari gukwirakwiza iyi nkuru ndetse bashaka kwangisha Bruce Melody, benshi mu bafana be, benshi mu bakunzi be, mu buryo navuga ko buhambaye bunakabije cyane. Arimo n'amakosa menshi ari gukora, harimo ibinyoma byinshi, n'uvuga ibintu yatangaje biteye agahinda. Uwitwa Catherine ndagira ngo bari tugaruka kubera ko inkuru ye hari ukuntu itemo n'agahinda, ukuntu arwaye indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri ni indwara navuga ko umuntu yayirwaye akenshi amahirwe aba ari ugupfa, niko bikunda kurangira, ariko aracyahari, turashima Imana. Bruce Melody nawe amerewe nabi n'uwitwa Dekati amushinja kuba ataragize cyangwa akurikirana uyu mubyeyi, ahubwo yamuteranye mu urwaye bwe, ndetse ngo akagira ute akanamutana n'abana, akamuta wenyine, akamusiga muri ubwo burwayi, muri ibyo bigeragezo umugore we Catherine yari arimo. Ntabwo biranagira ahangaha kubera ko ndaza kubahereza verisiyo ya Bruce Melody, ibyo yatangaje nyuma y'uko aya magambo agiye ku mbuga nkoranyambaga. Iyi kese navuga ko ni kese nini, mu buryo nanjye ni mu byo ndibuze kuvuga muze kunyihanganira, ni nkuri kosa muze kumwitura cyangwa mumbwire muri comment, ariko no kubigeramo gake. Umuntu witwa Dekati navuga ko ari we mbarutso y'ibi byose, navuga ko ari we mwanzi, ari we mwanzi w'icyiza kuri Bruce Melody. Ngira ngo abantu mumuzi ntabwo ajya kunda kuvuga inkuru nziza za Bruce Melody, ni inkuru mbi za Bruce Melody buri munsi. Agize atya rero ashyira hanze ubutumwa navuga ko bwari ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa navuga ko bwangiza izina rya Bruce Melody ku rwego rwo hejuru. Reka babwire ibintu yavuze mbibasomere, ariko mbere y'uko mbasomera ibintu Dekati yashyize hanze avuga nyine atanga amakuru yose y'ukuntu ibintu bimeze, yashyizemo akantu avuga ko ngo Bruce Melody yataye abana be ngo badaheruka no kubonana. Ahangaha twe nka Mega TV Rwanda duhita tumunyomoza kubera ko amakuru twe tuyabonera ku gihe ndetse tuzi gutohoza. Nahise ndeba yitwa live, hari live yabaye twe tuyikurikiye, aho Bruce Melody yavuganaga n'umwana we, umukobwa we mukuru witwa Brita, amubwira ati ndatashye, ndaje mwana wanjye, ndabizi urankumbuye ariko ndaje, ndi mu muhanda. Yari kuri live. Ndagira ngo mbanze bahereza ku video kugira ngo tuza kunyomoza witwa Dekati ushaka kwangisha umuhanzi Bruce Melody abanyarwanda, kuko ibi bintu ntabwo tugomba kubyihanganira. Reka tumaze turebe iyi video, ubundi nze mbahereza ibintu byose Dekati yashyize hanze avuga ko ngari amakuru ashyize hanze tutari tuzi. Rita, I'll be at home nindangiza ama interview, sibyo? Okay, mushtemba ku. Bye.
uwitwa Dekati yagize ati ibaze guta urugo ugasiga umugore n'abana ugahitamo ubuzima bw'indaya na kokayine, ni ukuvuga ngo urumogi. Today cyangwa se uyu munsi mu gahinda gakomeye madamu Keti cyangwa se Catherine ari kurwana urugamba rwo kurera ari wenyine, ari kurwana urugamba rwo kurera ari wenyine, akarufatanya n'indwara y'igikenya ya kanseri itamworoheye. Ubwo ni ukuvuga ngo Bruce Melody yataye umugore we, amutana n'abana babiri babyaranye, ndetse amuta umugore arwaye kanseri y'igikenya nyine uko abivuga. Urumva byo byonyine kuvuga aya magambo ku muntu nka Bruce Melody ni ugushaka kumurangiza. Kuvuga amagambo nk'aya ngaya kuri Bruce Melody bakozeho inkuru zingana kuriya ni ukumurangiriza izina, ndetse nta mpuhwe ziba zirimo, nta n'inkuru ibirimo. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko reka mbahereze ubundi butumwa uyu mugabo ngo ni Dekati yanditse, ubundi namwe mwiyumvire ukuntu harimo iharabika riteye ubwoba. Akomeza agira ati ni gute wabona amahoro rimwe mu gihe usiga urugo rwawe ugasiga abana bawe, ugasiga madame arwaye bikomeye. Kabiri, ni gute wabona amahoro wirirwa ubunga mu ndege n'ibiraya by'akasamutwe n'ibindi byananiwe akazi k'ubunyamakuru. Abo ngabo bananiwe akazi k'ubunyamakuru bo simbabeshya simbazi, ariko ibi bintu byo kuvuga ngo yataye abana ngira ngo nibihuha, kubera ko namaze kubereka akavideo kabisobanura. Ntabwo Bruce Melody yigeze ata abana be. Hanyuma agakomeza agira ati ngabanga indaya ngibiki, ariko ibingibi nkeka ko nta gihamya uyu mugabo afite, kuko harimo iharabika riteye ubwoba, harimo iharabika riteye ubwoba ku buryo uyu muntu ari muri iki gihugu yakagombye kuba ari mu maboko ataraye, ari kuri ribu asobanura ibi bintu yashyize hanze, kubera ko birakabije, kandi arimo kugenda atanga ibimenyetso nyine bikwereka ko ari kugaruka kuri Bruce Melody. Ngira ngo niba munabyibuka neza, Bruce Melody niwe wavuzwe mu rukundo n'uwitwa Mamira Diva. Nkeka ko ari we ari aba bakobwa ari kuvuga ngo bibizongereza ngo birirwa batemberana mu ndege, witwa Mamira Diva. Ngira ngo na Bruce Melody yagize atya abigarukaho abisobanura, anavuga ko adakundana n'uwo mukobwa, cyangwa se yavuze ko ashobora kuba yemerewe kuba yakundana n'abantu batandukanye barenze umwe, barabyemerewe kuko n'abasilamu barabikora. Ndetse asobanura ko nta muntu n'umwe yatumiye kugira ngo aze kumurebera ibyo mu rugo rwe. Bajya bavuga ibindi, ariko iyo bigeze ku muryango uraceceka, kubera ko n'umuryango urimo abana, ndetse ibyo bintu bishobora kuzagira ingaruka ku bana bari muri uwo muryango. Ntabwo yigeze yerura ngo avuge ko yahaye divorce uyu mugore, ariko benshi bavuga ko ngo Bruce Melody yatanze divorce. Ese Bruce Melody yaba yarabonye uyu Mamira Diva yarabonye Mamira Diva ari mwiza kurusha Catherine, cyane ko Catherine yamushatse atarabona ibiceri, atarabuwa ari we. Ese icya kabiri, Bruce Melody yaba yarabonye uyu Catherine arwaye indwara ya kanseri akamujugunya? Ni ikibazo twakwibaza. Ariko uko byagenda kose, ibyo mvuga byose murenzeho ko uyu mugabo ari guharabika. Reka dukomeze, ntabwo yagarukiye ahangaha. Yakomeje agira ati umwaka urashize urenga udasura abana. Iki kintu cyo ni n'icyaha gikomeye cyane. Ahangaha witwa Dekati arimo, sinzi ukuntu nabivuga, ariko arimo nyine kumena amazi mu gitete, kubera ko turabizi cyane ko uwitwa Bruce Melody atigeze atabana be, ndetse arabakunda cyane. Abarimo Brita nura mutoya, ntabwo nibuka izina rye, ariko ni abantu ubona ko bafitanye umubano wihariye, umubano navuga ko udasanzwe ahubwo, ndetse ubona ko Bruce Melody abitaho cyane n'abo bantu abaharanira. We n'umugore we tureka kubitindaho, ntibanasezeranye, ariko abana bo turabizi 100% ko Bruce Melody abakunda. Akomeza agira ati
abana birirwa babaza aho papa yagiye, barahebye. Gusa aho icyaha kibera kibi, kuva uyu munsi uzajya uhora wikanga buri tangazo ryose rya RIB. Ati uzajya wikanga itangazo rya RIB aho riva yikagera. Ariko kibaza se guys, tujye tubwizanya ukuri, Bruce Melody arikanga RIB kuko Bruce Melody ni umuntu uzi kurwana intambara, ni umuntu ufite IQ iri hejuru, ni umuntu ufite ibitekerezo biri ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo mwarabibonye ko ejo bundi banamutumiye muri mu nama y'umushyikirano. Ni umuntu ufite ubwenge, ntago ari umuntu ufa gukora ibintu biramupangu. Ngira ngo mu byumva n'uburyo asubizamo, ni umuntu usubiza yabitekerejeho kandi agasubiza ibintu biri mu bwenge bwinshi. Nkeka ko afitanye ikibazo na RIB yakagombye kuba yarabikemuye hakiri kare. Reka dukomeze, nagaranga yagarukiye. Yasoje agira ati fuck showbiz, fuck music, uri mubi kabisa ku mutima. Wihakanye umwana wa mbere tugira ngo ni ibisanzwe. Ngira ngo niyo mugibuka nigeza Bruce Melody yavuzwe ko ngo yateye inda umukobwa akaza kubihakana, ndetse byanavuga ko Bruce Melody agiye gufungwa, ariko biza kurangira neza, biza kurangira nta kibazo na kimwe kibayeho. Ariko rwose Bruce Melody uko byagenda kose, kiriya kibazo afite ukuntu agisorovinga, ndetse mu buryo buri mu bwenge kandi mu buryo bufatika. Ati rero barabivuze tugira ngo bari kukubeshyera, ariko biragaragara ko ari ibintu bisanzwe kuri wowe. Arakomeza agira ati none ugeze aho wihakana abana na madamu nta kintu kibi bagukoze. Guys, aya ni amagambo yinjira mu bwonko, aya ni amagambo navuga ko ateye n'agahinda. Ntabwo umuntu w'umunyarwanda yakagombye kuba agitekereza gutya, ntabwo umuntu w'umunyarwanda yakagombye kuba agikora amakosa akomeye nk'aya ngaya yo kwandika ibintu nk'ibi ngibi bisa n'ibyandagaza umuntu, ibimusebya ndetse bimwangisha rubanda. Ari muri iki gihugu nabibabwiye nti ubu ngubu aba yicaye kuri RIB. Asoza agira ati urabizi ko Keti arwaye ariko uhisemo indaya na kokayine. Ati urabizi ko umugore wawe Catherine arwaye indwara ikomeye nk'uko yabivuze ya kanseri, ariko wowe wirengagije ubwo buribwe, wirengagije abana yakubyariye, wirengagije urukundo yagukunze, wirengagije ubuzima mwanyuranyemo bukomeye nawe ubwawe utaribona, utarabuyishakisha, utarabona Bruce Melody wa nyawe ufite amafaranga w'iki gihe, aho kugira ngo muhembe kuba yarakubaye hafi muri ibyo bihe bitoroshye, ahubwo uramusize uhisemo indaya na kokayine. Ubwo ni ibyo nyine by'urumogi. Arenza ati sad life. Ati ni ibintu bibabaje ndetse n'ubuzima bubi cyane. Ngira ngo Bruce Melody niba mubyibuka neza, muri iyi minsi nabwo abantu bari batangiye gukora inkuru bavuga bati Bruce Melody agiye gufungwa, mutarazira iki? Ngira ngo niba mubyibuka neza, Bruce Melody abantu bahora bamukorera inkuru bavuga bati Bruce Melody nyine bashaka inkuru zimushyira hasi, ariko uyu ni umugabo buri gihe uhaguruka akongera agatera indi ntambwe. Ngayo nguko rero ni byinshi biteye agahinda, birababaje, ariko nuko bimeze nyine. Ngayo nguko njye nitwe Dino nyawe, ngiye gutegurira nkana kugeza ibiganiro byose bya Mega TV Rwanda. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, uduhereze like, uduhereze igitekerezo muri comment kugira ngo ibiganiro byose tugutegurira bijye bikugeraho